kubona ubona inkotanyi ziraje ibuka cyane. Afande Major General Paul Kagame yahise yimurira headquarters ze Miyove, aho yasanze battalion ya Alpha Bravo ndetse na battalion ya 59 RPA Mobile Force. Yahise ziha amabwiriza yo kujya Kigali kandi zifite inshingano ebyiri arizo twibuke twiyubaka. Muri iki gihe u Rwanda rwibuka ku nshuro ya 32 jenoside yakorewe abatutsi mu 1994. Mbere yuko twinjira ku mabwiriza mashya y'umugabo mukuru w'ingabo za RPA yatanze yo guhagarika jenoside yarimo ikorerwa abatutsi mu 1994, Afande Peace, reka tubanze turebe bimwe mu byaranze tariki ya 8 Mata 1994. Nyuma y'umunsi umwe jenoside yakorewe abatutsi itangiye mu Rwanda tariki ya 8 Mata 1994, ubwicanyi bwarakomeje mu bice bitandukanye by'igihugu. Ku rundi ruhande, ingabo za FPR Inkotanyi nizo zakomeje urugamba bazigamije guhagarika jenoside. Ku itariki nk'iyi, Major General Paul Kagame wari umugaba mukuru w'ingabo za RPA Inkotanyi yatangaje ko atangije intambara kuri leta yakoraga jenoside kuko bitari bigishoboka kubahiriza amasezerano y'amahoro ya Arusha. Ingabo za FPR Inkotanyi zatangije urugamba mu mujyi wa Kigali ziyemeza guhagarika jenoside mu maguru mashya kuko tubikesha inyandiko za CNLG. Izi ngabo zubuye imirwano mu duce twa Byumba, Ruhengeri kugira ngo zihagarike jenoside yakorerwaga abatutsi. Mu karere ka Nyaruguru, abatutsi bari bahungiye mu ruganda rw'icyayi rwa Mata barishwe bose. Uwo munsi abatutsi bageragezaga guhungira mu cyahoze ari Zaire, interahamwe zarabatangiraga zikabakusanyiriza ahitwa Rusura mu murenge wa Murugeshi muri Gisenyi zikabica. Abasirikare b'Abafaransa n'Ababiligi batangiye igikorwa cyo gucyura Abanyaburayi babaga mu Rwanda. Abafaransa igikorwa bakise Operation Amarallis, naho Ababiligi bakita Silverback. Abatutsi bari bahungiye mwiri ku musozi wa Nyawera muri Kayonza barishwe. Interahamwe n'abasirikare barindaga Perezida Habyarimana Juvenal bishe abatutsi bari bahungiye muri Paruwasi Gatolika yitiriwe Mutagatifu Karoli Rwanga no mu kigo cy'abafureri b'Abayozafiti i Nyamirambo. Abatutsi bari bahungiye mu ishuri rya Saint Andre Nyamirambo barishwe. Kuva ku itariki ya 8 n'iya 14 25 Mata 1994, abatutsi bari bahungiye muri Paruwasi Gatolika ya Ruhuha barishwe. Ubwicanyi bwibasiye abatutsi bwatangiye muri komine Rutsiro muri prefecture ya Kibuye. Ingabo za FPR Inkotanyi zageze i Kigali. Major General Paul Kagame amenyesha Minwari ko agiye kohereza umutwe w'ingabo gufatanya n'ingabo za leta mu guhagarika ubwicanyi bwakorwaga n'abasirikare barindaga Perezida Habyarimana. Mu Kinigi, Colonel Setako Ephraim yategetse interahamwe kwica abatutsi baho. Abatutsi bagera ku 5,000 bari bahungiye mu rusengero rw'Abadventiste rwa Cyambara mu murenge wa Bigogwe muri prefecture ya Gisenyi uri mu karere ka Rubavu. Hishwe abatutsi bari bahungiye mu bitaro bya Shyira muri prefecture ya Ruhengeri uri mu karere ka Nyabihu. Hishwe abatutsi bari bahungiye mu rusengero rw'Abadventiste rwa Mudende muri prefecture ya Gisenyi uri mu karere ka Rubavu. Hishwe abatutsi bari bahungiye mu rusengero rw'Abadventiste rwa Bweramana muri prefecture ya Gisenyi uri mu karere ka Rubavu. Abatutsi bari bahungiye mu rusengero rwa ADEPR Kabumba prefecture ya Gisenyi barishwe. Abatutsi bari bahungiye muri kaminuza y'Abadventiste ya Mudende muri prefecture ya Gisenyi barishwe muri mu karere ka Rubavu. Hishwe abatutsi ku musozi wa Kesho muri Rubaya muri Ngororero. Hishwe abatutsi Kivumu no mu nkengero zaho muri komine Ramba. Hishwe abatutsi benshi muri santere ya Gakenke. Hishwe abatutsi Ibukeri muri komine Nduso ku mugezi wa Mukungwa mu gice kigana Vunga. Hishwe abatutsi kuri superfecture ya Busengo. Kano turebe ubwo ingabo za RPF Inkotanyi zatangiraga ibikorwa byo guhagarika jenoside yarimo ikorerwa abatutsi mu 1994. Mu ijoro rya tariki ya 7 z'ukwezi kwa 4 1994, umugaba mukuru w'ingabo z'Inkotanyi Major General Paul Kagame yakoranye inama na ba commanders za battalions zose za RPA. Imwe mu myanzuro yafatiwemo nuko jenoside yari irimo ikorerwa abatutsi yagombaga guhagarikwa kandi bikagirwamo uruhare n'ingabo za RPA Inkotanyi zose.
bukeye bwaho rero tariki ya 8 Mata 1994 afande Major General Paul Kagame yahise yimurira headquarters ze i Muyove, aho yasanze battalion ya Alpha Bravo na battalion ya 59 RPA Mobile Force aziha amabwiriza yo kujya Kigali kandi zikita ku nshingano ebyiri, arizo iya mbere gutabara abasirikare 600 bari basumirijwe na Aduyi i Kigali, kabiri guhagarika jenoside yari irimo ikorerwa abatutsi, yahise anatanga order yuko zigomba gukurikirana muri urwo rugendo. Alpha Mobile Force niyo yagombaga kujya imbere, Bravo Mobile Force igakurikiraho, 59 igaheruka. Muri uwo mugoroba nubwo ingabo z'inkotanyi zo muri Alpha Bravo na 59 zahagurutse Miyove zinyura ahitwa Buyoga mu materasi y'iminima ku tariki ya 9 Mata 1994, Bravo na 59 zigeze kuri kiliziya ya Muyanza. Kuri iyo kiliziya niho Aduyi yari afite headquarters zirwana umunsi wose, maze zimuvanaho nimugoroba zikomeza inzira ninjoro. Bravo Mobile Force na 59 RPA Mobile Force zageze hafi y'umusozi muremure wa Zoko mu masaa 2 z'ijoro, zisanga Aduyi yaziteguye muri ambushi, ararasa ariko inkotanyi zihagararaho zirabasubiza, maze zisanga zimunyuze ruhinga inyuma ziramurasa, maze ahita yiruka aramena arahunga, maze basiga isomo ko nta kongera kugenda bwije. Izo Mobile Force zaraye muri Zoko bucya tariki ya 10 Mata 1994 zikomereza ahitwa Mugambazi, hafi yaho bacukura amabuye y'agaciro. Zigeze Mugambazi, Bravo na 59 RPA Mobile Force zasanze Aduyi nanone yaziteze, haba imirwano ikaze kuva saa 4 za mu gitondo kugeza mu masaa 7, maze ku gicamunsi hagwa imvura nyinshi irimo igihu, maze inkotanyi zibibyaza umusaruro zirikomereza. Aduyi asigara arasa ubusa, abahungu bakomeje. Reka ubutaha tuzagaruka ku gice cya kabiri uko ingabo za RPA zakomeje kurokora bicwaga paka zigeze ku itariki ya 7 Nyakanga 1994. Twibuke twiyubaka.